biravuga ngo kuba yarose wayakutse ni mu nzozi. Kuba warose wayakutse biravuze ngo ribe rimwe yabe menshi. Ugiye guca mu bintu bikomeye, kwamura agaciro, kubura icyerekezo no gusuzugurwa. Bakutse amenyaseka gutya. Afasheho. Mba ni nko kumureza ubundi guseka no kumwenyura. None ukigero byo bizagukomera ku buryo utakaza n'umuyoboro, ku buryo hazaba ikibazo gikomeye cyuko ushobora kuyoborwa n'utaka kuyoboye. Komereza inzozi ya kane igaragaza ko ugiye guca mu bikomeye, kubona inzu isenye ku ruhande rumwe. Ntabwo ari yose. Igipande kimwe kikabona kiraguye. Nabyo biravuze ngo ubundi kuba urota uri mu kizamu bwabyo bisobanura ibigeragezo, ariko no kurota utsindwa no kugiye kunyura mu bikomeye. Utsindwa cya kizamu. Utsindwa mu kizame, utsindwa ugikora. Ikizame kiba cyabaye ikizame. Rero abantu bajya bitondera y'inzozi. Niyo mpamvu umuntu wese ugira amahirwe agafungura zino video, yego, abyumve yitonze, atuje, adahubagurika, adasimbagurika, kuko harimo ibintu byinshi ari bwigiremo. Rega ni byinshi. Je nzavuga inzozi nyinshi zirenga hafi 1000 n'Imana ni ntizo ubuzima naho bakashyigikira ariko. Ari bwigiremo. Ariko naho bakashyigikira ariko. Bagomba erega kamera irishyurwa. Yego. Bajye babyumva. Izi mikrofone zirasaza. Yego. Amabuye aracagingwa. Internet irasabwa. Yego. N'ibihembo birasabwa. Rero washima kumva ibintu ariko ba n'umusapota mwiza wo kugira ngo wumve n'ibindi. Yego. Kandi nkaba ndatambutse. Icya gatatu Jerry akajye kubwira. Icya gatatu ikomera ko kwitondera kurota unyerera ukagwa. No hasi ngo pa. Cyaho kanyerero karwana n'ubunyereri yenda ntugwe wese ngo urambara rero ugashyira nk'ikiganza hasi. Ariko wageze hasi bivuge ngo ko umuntu anyereye atakaza equilibre. Kurota wakwirukankana. Wakwirukankanwa n'ibikoko. Wakwirukankana n'abantu. Woba wiruka. Ariko ukiruka bakakwirukaho kabone nubwo batagufata. Ugiye guca mu biki? Mu bikomeye. Uvuga ko uzakora bazakarwanya, aho uzaca bazaharwanya, ibyo uzavuga bazabirwanya, nuvuga umushinga bazawurwanya. Ubwo uwo muntu umva asabwa iki? Gukora ibintu ucecetse. Kama mbaya waferinga bikore, kuko ikintu cyose uzakora bazagihiga kabone nawe ubwe basitire ku bundi hari amafaranga yakuye bino yabikuye. Ikintu cyo kuri cyose ukoze kibe kiba gikritike cyose banakigire n'ubatari ko ntabwo tubyumva urabasanga yakora ibindi bintu baravuga ukuntu bavuga urabyumva. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mafuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Hambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, ntabwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri
umuntu wese mu itorero aba wejejwe muri byo. Mwebwe abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Ndabasuhuje mwese mudukurikiye ko mwebwe abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta ajya akandagira amateka, ijambo aho hano ryavuye twarabibabwiye. Ni mu masengesho no gukurikiza uko Imana ibigena kugira ngo ibintu bigende neza. Amazina yanjye ni Jerry. Iki cyumweru ni icyumweru cy'inzozi. Ejo twabonye inzozi 10 zikwereka ko uzaba umuntu ukomeye. Twabonyemo byinshi cyane yuko ushobora kuzirota uri mukuru cyangwa uri mutoya, ariko utazisuzugura ngo azirose imyaka yararangiye se nzakomera ryari. N'abana bawe bakungukira kuri izo nzozi wagize. Ndagushimiye cyane rero ukomeje kudukurikira. N'uyu munsi turakomeje, ariko uyu munsi tugiye kureba inzozi zikwereka ko uzaca mu bintu bikomeye biruhije bimeze nabi, ariko nyuma ukazabivamo amahoro. No kuvuga ukazaba umutsinzi. Mushomba ndakwakiriye. Urakoze cyane kunyakira kumwe bw'abera ministries. Imana iguhe umugisha. Hari umuntu uri mu Bufaransa namwe ngusuhuze cyane ngo hari igihe ujye ubaza bakumva aricyo yaragiye kumbaza bakumva ngo urababarije. Ndamushuje cyane. Imana imuhe umugisha. Izo tugiye gusobanura 10 twavuze ko tugiye kumara iminsi 140. Iryo jambo nako kivuga iminsi 10 n'igiye bisobanura aho bazakurikira inzozi 140 zikurikira 10 buri munsi. Ubwo ni byumweru bibiri inzozi 140 buri munsi tuzajya tugenda tuvuga inzozi 10 ubwo byumweru bibiri wagabanyamo kabiri, nyine cyumweru kimwe ni 70 ikindi ni 70. Nuko bizajya bigenda bahera kumva kuwa kabiri. Ubwo turahera kuwa kabiri ngo turakomeje cyane tusobanura twongera kubabwira ngo hari igihe ushobora kumva yagarutsemo ariko ifite indi version bitewe n'iki, bitewe nuko wayirose ko hagati byagenze nuko wakangutse na situation yaruri. Rero uyu munsi wa none two kuwa gatatu kandi ni day wa kuwa kabiri ni day tungira ngo haje pense uyu ni day 2 kuva dutangiye day 2. Imana iguhe umugisha. Haravuga rero ikintu cya mbere ngiye gusobanura. Nigeze kubabwira mbere ko kurota wakutsa amenyo. None uyu munsi nta iryo ari ryo ryose ntabwo ushaka kurivuga. Kurota bakutsa amenyo mu kanwa bisobanura ko ari ugutakaza agaciro, kubura icyerekezo no gutakaza imbaraga. Bagiye kukurwanya baguhagurukire kuko warose nta ryinyo ufite mu kanwa. Yaba ari imbere utakaje guseka kwishima iri bwene uzabasha kurya ikintu gikomeye, ibijigo ntibizabasha gusya. Muri make ukwihangana no gukomera biragusaba kugomba wakuka rimwe wakuka kabiri kuko binyi byavuye mu kanwa kawe. Menya ngo ugiye guca mu bintu bikomeye bizagutera gusuzugurwa, ariko nuba amaso ugasenga uzabinyuramo kandi utsinde. Ubwo uzabinyuramo nyuma yaho utsinde n'ubwo warose gutyo binyuramo. Ubundi hari ukuntu ntagera gutyo nese naguze ko ba Daniel n'abandi bagiye mu muntu uzina ko barahungu basadura na Mishika na Bedina ngo baciye mu itanure nibashya. No kuvuga ngo kuba yarose wayakutse ni mu nzozi. Kuba warose wayakutse biravuze ngo ribe rimwe abe menshi. Ugiye guca mu bintu bikomeye, kwamura agaciro, kubura icyerekezo no gusuzugurwa. Bakutse amenyaseka gutyo afasheho mba ni nko kumureza ubundi guseka no kumwenyura. None ukigero byo bizagukomera ku buryo utakaza n'umuyoboro, ku buryo hazaba ikibazo gikomeye cyuko ushobora kuyoborwa n'utaka kuyoboye, kundi muntu yayobora ibitekerezo byataka bikoze agaciro se hari uko kamburwa birenze ibyo ugire ngo mushomba. Nibyo rero nibyo nakwiye kuri iya kabiri tugende cyane ni ukurota watakaye wayobye ugasanga wayobye inzira, you get lost. ukaberwa hari uri mujya, ukaberwa inzira ikukuraho waruri, ukaberwa kundi usohoka aho hantu warangiza ugakanguka n'ubundi utabuze direction. Aho ni mu nzozi. Wari uri mugenda ahantu wagera ukayoba. None muri nzozi wayo ugashaka naho ugiye ukahabura, ugashaka n'umuhanda ugiye kujyamo ukawubura, ugakanguka utarabona icyerekezo ugiye gufata kikujyana ku cyo ushaka. Ugakanguka wayobye. Aha rero ndongera nkubaze ka kabazo kanjye mushomba. Ubwo turacyari kuri izo nzozi nyine. Ese birashoboka ko n'umuntu mukuru uri muri za bukuru nyine twabonye ejo n'izo nzozi nawe yazisangamo? Ese ntabwo umuntu asaza yicuza icyatumye ashaje.
ntabwo hari usaza yanduranya yego hariho n'usaza ntawe umwitayeho izi zo ntaho ziriho no gukura ibi ngibi nashobora kurota ari nk'umwana ubirose menye ko ari butsindwe ikizami hari umunyeshuri niba wabirose ugiye gushaka perimi ntawe uri bucyure niba warose kukamenye ejo muri ufite provision ugiye gukorera definitive ntawe uri bubone niba ugiye gusaba ibyangombwa muri ambasade ntabyo uri bubone visa wapi reka birasaba ko usenga Imana ukawusenya ibyo bihome ubikubite hasi birangira ubibone ushaka ariko ntucike intege rero kubona aho wibona watakaye ako kantu warushorejeho niko ngira ngo tugaruke utarakomeza ku yindi ikurikiye nta yindi najyaho n'ubutambaza no abantu bumve ko kuba warose ni kimwe hari ushobora kuvuga ngo mushumba yaravuze ngo ubwo ngiye gukorera provisoire nkaba narose ibi ngo ntayo ntahana akaba yanabireka ariko hariho imbaraga zisenya ibihome icyo ntiyashaka gusobanura nyuma ubundi kuba ubirose ni Imana ikubwiye ngo ubwa Satani na Sekibi ntabyo uri bubone ahubwo nyegera usenga niwo mugambi yari afite twikomereze turi buze ugasenga ukabisaba uti ndagiye ngomba kubibona kuko icyo gihe bibaye uramutse ugiye utasenze ukabibura ntukibe ko wabirose ugakanguka ikindi cya gatatu ngira ngo nicyo twita ibiza kurota ibiza ubwo ni nk'imvura ikabije ni imvura isenya amazu umutingito inzu zifatwa n'umuriro utazi aho uvuye amashanyarazi ibiza bikomeye ko amashanyarazi nari imbeshye oya amashanyarazi nta Imana ibabarire ntabwo ari ntuze ntabwo ari nature ntabwo ari natire kwikozingwa n'ibintu byinshi ariko umutingito ni natire wawukoraho iki ntacyo umwuzure wabikoraho iki ntacyo kuruka kw'ikirunga wabikoraho iki nta na kimwe umusozi uridutse wabikoraho iki ntacyo urabyumva ko bitandukanye bitandukanye hari n'ukuntu nageze mbona ahantu ubutaka bugenda ukabona buri kugenda bukarunduka gutyo gatwara ikintu ibyo ni ibizu udashobora guhagarika urumva neza kurota ibyo bintu rero ukabona umwuzure ukabona iki menya ngo mu minsi iri imbere kuko ntarubihagarika nta muntu ubihagarika ibyo bihagarika ubwabyo bigeze ni ukuvuga ngo ugiye guca mu rugamba rukomeye waba harose amazi umwuzure cyangwa akarota inkuba se wayihagarikisha iki ntacyo kandi n'igishyiraho murinda nkuba ikagusekura buri munsi wakora iki ibyo bintu bibaho bitunguranye biri force naturelle sinatirere bifite imbaraga ibintu biri nature utashobora guhakana iyo uramusubirose uryamye wawe menya ngo ngiye guhura n'intambara y'umuntu wo muri famiye ntabwo ari umuntu wakure ni hafi aho ni uwa famiye ni uwo mwakoranye ni uwo mwagendanye ni uwo musangiye business ni umuntu wa bugufi uza hari kuri turire bye amakuru yawe arakuritura ariko kumena kuko afite amakuru kuri wowe aza aho akora azi n'ibifuti byawe azi n'ibyo ari byo byose abishyira ku musozi ukabirota bimeze gutyo igihe tumenya neza ngo ngiye guca mu bikomeye reka senge uwo muntu urasenga amara gusenga ukamuhisha amakuru ukamugendera hafi ukamuhisha umutima wawe inseko urukundo ibiryo mukabisangira ariko amakuru y'ibyawe ugatangira ukayahisha tiko nakubuze ugashaka uburyo ubivugamo abantu barakuze ntago mbibigisha ntumuha amakuru y'ibya yahugeze ndagumana ya kera agumana ya kera update uzimwibe rwose agumana ya kera n'igihe mwahora gukimuha ariko igihe adahari abantu benshi dupfuye tuzize amakuru twatanze abanzi turi kuba updating amakuru tugezeho atubungeza hana nawe akapudetinga uburyo rero agusenya bya nyabyo iyo rose ubona umwuzure ubona imisozi iriduka inkuba ibiki byose ukabona ibirunga biruka umutingito ibintu utabasha guhagarika bivuze ngo faire attention nataba umugore wawe araba umugabo wawe nataba umugabo wawe araba inshuti mu bana natari inshuti mu bana araba mufatanyije business nataba afite n'uwo mukora abantu bahafi nuvuga ngo hari igitingito kigiye kuriduka kivuye ku bantu utatekerezaga kandi ba hafi yawe kanaka yabikora cyo atabikora se rero iyo ubibonye bino bintu bitangira kugira ubwenge nikomereza inzozi ya kane igaragaza ko ugiye guca mu bikomeye kubona inzu isenye ku ruhande rumwe ntabwo ari yose igipande kimwe kibona kiraguye inzozi we iyi kubwira ngo abo wari wizeye baraguhindutse kote febre bayishyize ku musozi
baguhamagaye kunywa fanta bagutereka imbere mitsingi barafotora niba ukanywa wihishe bagiye kuvuga ibintu ukora muri make bagushyize hanze bagiye kukudarapa ni ukuvuga ngo kote negatifu yawe ije hanze banyumvisha kandi ikozwe na ba bandi bawe n'ubundi nta wabikora atakuzi ese nabanzi usenga bazejeri nk'ubu duhurira turi kuri kamera nese uranzi abantu bazi ko duhora nibirangira uragenda ndagenda nawe ugenda ariko ibindi simbizi ariko ari wa muntu muhamagara urengo tuvugane yego none babarya ngo abanyumve niba urose ubona inzu isenyetse igipande kimwe menya ngo bagiye gushyira hanze banaguhimbire banakugerekere kandi bashyire hasi uruhande rukwambura credibility mu bantu ibintu by'agaciro rukwambura ijambo mu bantu bagiye kugusebya bashingiye ku ifatika bakubonye ikintu bita credibility rero ni ikintu gishingiraho n'abantu gishingirwaho amakuru mu mibereho imibereho umuntu ashobora kwibaza imibereho gute utanga akazi ashingira kuri ayo makuru ushaka kuguhuza n'umugisha ashingira kuri ayo makuru yavuga se uriya nubwo bavuga ngo azi gukora ibi nimurangira se ntazansebya bitewe na ya makuru credibility yawe bije reputation ikindi kiba kinariho ni wa muntu mushobora kuza ukabona iyo nzi ishemwe n'umuntu muziranye ushobora ko hari umugore mwagendanaga kandi umugabo mu nzu muryamye ukabirota menya ngo umugore yanyinjiriye ariko uvuga uti yaje aramujyanye niba umugabo yataha nkavuga nabi hindura uvuga neza no kuvuga ngo koga amagaza amazi abatari yaya dukorana gutya ukabona uryamye mu nzu ukabona agendaje ngo usenyeye inzu nubwo ntanayisenye ariko nkampagaze iruhande igasenyuka ndeba tuvuga uti bira pasiteri nta misige ngo ambwire ngo byahindutse dore ko none muri iyi gahunda ntibagusezera baguteguje oya mu gitondo bakubwira ati rero uyu munsi byahindutse hari uwo bageze kundangira ngo bakubwiye ukuntu nuko reka twikomereza twigendere inzozi ya 5 yego turi kuvuga ngo zimeze gute kugiye guca mubikomeye ariko ukazatsinda ukabicamo ariko bisengeye twaye neza kurota ukora ikizame ugatsindwa ubundi ikizame n'ibigerageza gutsindwa no kubigwamo kurota uri mu kizame ugasoma ikibazo ugashaka igisubizo ukakibura bakagira ngo bakwambura urupapuro utarangiza iminota yageze ibyo nabyo biravuze ngo ubundi kuba urota uri mu kizame ubwabyo bisobanura ibigeragezo ariko no kurota utsindwa no kugiye kunyura mu bikomeye tsindwa cya kizame utsindwa mu kizame utsindwa ugikora ikizame kiba cyabaye ikizame rero abantu bajya bitondera y'inzozi niyo mpamvu umuntu wese ugira amahirwe agafungura zino video yego abyumve yitonze atuje adahubagurika adasimbagurika kuko harimo ibintu byinshi ari bwigiremo rega ni byinshi je nzavuga inzozi nyinshi zirenga hafi 1000 n'Imana n'intiza ubuzima naho bakashyigikira ari bwigiremo ariko naho bakashyigikira ariko bagomba erega kamera irishyurwa bajye babyumva izi mikrofone zirasaza amabuye aracagingwa internet irasabwa n'ibihembo birasabwa rero washima kumva ibintu ariko uba n'umusapota mwiza wo kugira ngo wumve n'ibindi kandi nkaba ndatambutse icya 6 Jerry akajya kubwira icya 6 ikomera ko kwitondera kurota unyerera ukagwa no hasi ngo pa cyaho kanyerera ukarwana n'ubunyereri yenda ntugwe wese ngo urambara rero ugashyira nk'ikiganza hasi ariko wageze hasi bivuge ngo ko umuntu anyereye atakaza equilibre bizarebe nk'abasaza cyangwa abakecuru bagwa gutya si nk'abasore barwana ko n'abasore byo barwana nabo umuntu aranyerera akarwana n'ubunyereri ariko paka ageze hasi ariko abantu bazi kwiramira hari n'abiramira bagahita bavunika n'ubundi nicyo gisobanuro wiramiye ariko nyine icyo washinze hasi nicyo cyabaye igitabo hari igihe ugira gutya umuntu uzi kunyerera rero buriya nk'ibiri banga uzabaza abashoferi batwara imodoka iyo utwaye imodoka nturwana n'ubunyerere urabureka bakakujyana aho ushaka ugahita ubwiba
barakujyana ugahita wibunyerera gatugahita uyobora ariko ushaka ngo urwane nayo ngo ubyigane burakunaga munsi y'umungozi yego umenye uko bwitwaramo Barabareka. unyerera akemera akagenda akagwa neza ntagire ikintu ariko nk'abasore biramira bagabona kubiswa kuravunitse burundu nabundi koravunika ni ukuvuga rero ngo iyo urose unyerera bisobanura ngo wataye equilibre utakibasha kwikontorora biravuze ngo Jerry mu buzima bwawe ugiye guhura n'abantu bakuyobora kandi batari babikwiriye ubwo barimo bacishwaha bagufatira imyanzuro witwa nyuraha bagutekereze nk'aho utekereza mu gutwi bagatekereza mu bwonko usitwa igicucu ikigoryi ntugire ubwenge ntutekereza ntureba nta ngingo nzima ugira ariko ubundi nkawe tuba tukubona gute nuvuga ngo hari umuntu umwe cyangwa benshi bagiye kugira uruhare mu gushaka kuyobora ibitekerezo byawe uzahora urumva ucishijwe bugufi kuko uruvayo umuntu anyereye ikintu cya mbere akora ni iki no kwiramira gutakaza equilibre uradandabirana none se nyine udandabiranye ko ubusuyobowe ni equilibre ntacyo none se bivuga ngo bivuze ngo mu guca mu bikomeye witonda ugira ubwenge atagira ukuvogera uko yiboneye nubwo bikomeye ntihagire ukuvogera umuntu ugeze nkaho ngaho yarusanyerera niyo wabura ntago wagushuti ngo nawe urane munyohereze kuri momo wabisanga ku musozi aho ngiye guterura atishyira nk'ibigori bati ko nashaka kuhindura ibi ngibi nari ngiye kumesaba byihorere gira gutya nta jambo nta Ibitekererezo hari ugiye gutekereza kandi atara ijambo no kutarivuga neza kandi atarabikwiye yarabikwiye si ibye surana ko ashaka gutekereza mu rwego rwe menya ngo haguruka usenge wirwane wiyubahe ubwo rero umenye kubana n'ubukene bwawe gutekerereza rero nugira icyo aguha kikubeshaho cyo kihago kikubeshaho cyangwa araguha umutekereza ako nibiki ariko ntabwo ari bukwigisha uko uroba ifi oya arakwigisha kuyirya ajya yiguha nakwirukana inzara ikwica nta kwigisha uko wabona amafaranga arafata inzamuha miliyoni mu kwezi reka njyemo 100,000 ariko yaguha miliyoni yo gushora ugacuruza bamugurutse ko numva ashaka gukora akantu nkitekera agacupa ati oya yakora ibingibi ati ibyo ntibyunguka kandi muri quartier ndimo ko babirya ngo ibyo nibikinga ibishyimbo ngo byangahise ngo hanga icara ngo tuzatubireba akagutindiza kagutekerereza muri make urya ari uko abikoze yego wambara ari uko abikoze cyose abifitemo uruhare buri mitekerereze yo kuruti yawe abifitemo uruhare ugomba rero ukarwana ubundi izo niba nkubwira nk'izi zica mu bikomeye abo ngabo Imana ibaturinde bagatsinda ntabwo izabanira duhura nabo Imana ikidufasha itubashisha kubana nabo no guca muri ibyo bihe tukabivamo amahoro nkawe muntu muzima utagira agaperime wampaye yo kwiga watsindwa rimwe ngo nirabwiye ko ntacyo ushoboye umuntu w'umusore definitive n'abantu bakora inshuro 10 bakazibura byose rero ikibabaje muri byo ni uko ugiye gufatirwa imyanzuro yego no gutekererezwa n'imyanzuro n'undi muntu utanayifitiye ubushobozi n'ububasha yego Imana ibaturinde mu izina rya Yesu amen inzozi ya karindwi ndimo ndihuta kurota ugenda mu mwijima cyangwa ahantu hatabona muri make ntubasha kubona neza ntureba wese urajya niba utabona destination yawe ni iyi ubwo nyine icyerekezo ni ikihe nturi kumenya iyo uri kuva n'iyo ugana uko ntiwahamenya nta rumuri uragenda mu mwijima ahantu hatabona bivuze ngo urimo uragenda utakaza direction yawe umuntu warose zino nzozi ari umucuruzi ari umuntu wese cyangwa natwe twiga n'abana bato ubyuka usenga uti Imana nyobora inzira nkuko Dawidi yavuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye nuvuga ngo ahantu hatabona abantu baragongana wahamagara ndetse wavugana nande byagenda bitese shaka direction urakoze cyane umuntu utagenda mu mwijima hatabona kandi bikamugora ku buryo biteye ubwoba mu mwijima ukabirota ugenda ubwo rero mu mwijima ntiwamenya iyo uri kujya ntiwamenya nimba hari amacupa uri bukandageremo ntiwamenya nimba hari icyobo uri bugwemo ntiwamenya nimba hanyerera uno muntu uzagenda mu mwijima agomba gukora ibintu twese kuganira mu kwezi kwa 6 cyangwa 7 hari nkubwira ngo bakunde bose ariko ntugire uwo wizera
ubura ngo atagenda kwikundira kurusha abandi ahubwo ngo ne mwanzi kurusha abandi ese yagiye muri laboratoire yo kwerekana ko ari unkunzi himo cyakanga nkunzemo ababibona ko arusha abandi. Ikindi tugeze ku munani kurota wavunitse cyangwa urwaye mu nzozi kibona wavunaguritse cyangwa ukararota uruka kandi nta birutse ufite hanyuma ugasanga ku buri nta n'ibyahabaye. Urumva ni ukurota ukomereka injara ukomereka ufite igikomere ku mubiri noneho ukaba ufite n'uburwayi runaka karota warwaye indwara gutya mu nzozi gihe tumenya ngo ntabwo ndi buvunike koko nta nubwo ndi runarware koko ahubwo ngiye guca mu bibazo byo kuvuza abanjye cyangwa nanjye bwanjye kugira ibintu nkora hari amafaranga agiye gutakara agendera ubuntu bikomeye byo gutakaza no dukenera mfite ndi gukemura ibibazo byo muri famiye. Si ya munani yego ya 9 kurota wakwirukanwa n'ibikoko wakwirukanwa n'abantu wowe wiruka ariko ukiruka bakakwirukaho kabone nubwo batagufata ugiye guca mu biki mu bikomeye ubwo kuzakora bazakarwanya aho uzaca bazaharwanya ibyo nabwo bazabirwanya nuvuga umushinga bazawurwanya ubwo uwo muntu umva asabwa iki gukora ibintu ucecetse kama mbaya waferinga bikore kuko ikintu cyose uzakora bazagihiga kabone nawe bwo basitire ku bundi hari amafaranga yakuye bine yabikuye ikintu cyo kuri cyose ukoze kibe kiba gikritike cyose banakigire n'ubatari ko ntabwo tubyumva urabasanga yakora ibindi bintu baravuga ukuntu bavuga urabyumva nawe. So rero iyo urose umeze gutyo ndimo ndihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete yego babyumvise hari ikindi ngiye kuvuga kigaragara ko ugiye guca mu bikomeye kurota ibikoko bikwirukankana ibikoko ko byaba bingana kose ko cyaba kimwe cyabiri nashakuraga n'imbeba n'urukwavu kikwirukana cyose aho yirukanwa n'abantu bisobanura ubugome mu kukwambura ubushobozi bwo kubaho no kugira imibereho myiza ariko iyo urose ari ibikoko abari nk'imbaraga z'abarozi yari abantu ubwo ni uburyo bwo kukwambura imikorere cyangwa se imibereho kugusiga umwanda imbere y'abantu ku buryo utabona akazi ku buryo utagira agaciro mu bantu n'icyizere ukagitakaza. Yego icyo gihe ariko ibikoko byo haba hari nk'umwuka w'urupfu no guhigwa n'abarozi n'abadayimoni niho bitandukanye. Rakoze cyane rero umuntu wabirose turamugira inama 3 yigira ubwoba impamvu agomba kugira ubwoba data yamubwiye mbere yuko biba nibimusohoraho ni amakosa ye saa y'Imana kuko Imana yamubwiye niwe tuma tugira nibimusohoraho ntazarenganya Imana kuko yamuburiye cyane. Cyo tumenye ko inzozi zikubwira ibitaraba please nta muntu urota ibyabaye nta n'ushobora kurota ibiri ngo biba no kurota tuzikaje ko kibaho umuntu asinziriye ahubwo bikubwira ishobora kuba mu kanya cyangwa mu gitondo no kugira ngo byose bigusohoreho bikuzeho menya ngo ni uburangare bwawe ni ubuswa bwawe no kutita ku cyo warose. Yego twabonye ko mu kiganiro cyashize kuwa kabiri twavuze ngo abantu benshi bibera mu masezerano bakibagiza amategeko y'Imana n'amabwiriza muri kimwe n'ubundi. Yego so rero ugasanga icyo gihe kuba ibintu bigusohoyeho wirenganya Imana wararangaye ugomba kubihagarika kandi twabihagarika. Yego kuko yabikweretse nk'umurimo hari impamvu yabikweretse none se mwarimo kujyana muri leta ndagira ngo tugende ukore tezi ngo yakore cya mu gitsinde yakubwiye ibyenda kuba urasinziriye ngo simbizi ngo ni imiruho kwa kundi bajya bigira kuri abijugunyanga bwacyo ugashiduka byakugezeho warembye bagushwanije iyo byose barakuburiye wanga kumva. Urakoze cyane. Yego urakoze cyane wakoze kudusobanurira ubwo tuzamenya byinshi kuri iki cyumweru. Ndashishikariza abantu kumva iyi video ndetse n'izabanje n'izizakurikira kugira ngo bamenye basobanukirwe ibintu byinshi byerekeranye n'inzozi. Ahangaha niho ruzingiye niko nabyita niho bikubiye ibyinshi muzabisangamo hano. Hari ibyo mushobora kuba mutibuka hari ibyo
ushobora kuba utekereza nk'uko watubwiye bishobora kuba bihuje ariko bikagira ubusobanuro bitewe na situwasiyo urimo n'uwo uriwe n'uko wabirosa n'uko wabisohotse. Yego, ngaho nguko rero turabashimiye cyane mwese mukomeze kudukurikira. Naheje wakongera akajambo kavuga ngo ariko kuba ikintu kibi kigusohoye Imana yakikubwiye. Yego, uri indangare. Imana ikwereka ibi kugira ngo birwanye, ikakwereka n'ibyiza kugira ngo byakire. None kuki ibyiza utabyakira se? Urangara. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nakoze namwe.